Maître Nyembo Emeline nyemerera nkubaze uko iburanisha ry'umunsi ryagenze. Turabona ko uko byagenze yaba ari wowe n'umukiriya wawe ari mwe mwifuje ko urubanza rwasubikwa. Byagenze bite ko mwafashe cyangwa se mwasabye ko rusubikwa? Urakoze. Wambye ko witwa Placide Pacifique. Placide ntago twasabye ko rusubikwa kugira ngo ntabwo tugeze dusaba ko rusubikwa kuko umukiriya wanjye ava mu rukiko yaje yiteguye kuburana, nanjye nagiye niteguye kumunganira, ariko tuhageze twifuje kumenya abatangabuhamya basabye ko bahamagazwa kugira ngo rugire icyo rubabaza. By'inyongera twifuje kumenya aho baherereye, kuzama no kuba ko bazabarizwa kuri Skype. Twifuje kumenya aho baherereye kubera ko yego Maître Nyembo ntabwo ndi kukumva neza, sinzi niba wakongera ijwi wari kutubwira ko mwifuje ko abatangabuhamya. Nakubwiraga yuko ntabwo twigeze dusaba ko urubanza rusubikwa. Yego, kugira ngo rusubikwe ntabwo byaturutse ku busabe bwacu. Twebwe icyo twasabye yuko abatangabuhamya bahamagajwe n'urukiko tutanazi ariko dushobora kuba dutekereza ko bashaka kuba bari muri dosiye tutanazi. Twifuje yuko abo batangabuhamya bajya ahantu hari safe cyangwa se tumenya ahantu baherereye, kuko ubushinjacyaha bwari bumaze kugaragaza yuko bari mu bushinjacyaha, twe tukagaragaza ko tutakwizera yuko baba bisanzuye ngo batange ubuhamya bisanzuye bari mu bushinjacyaha. Impamvu ni iyihe? Nuko batanze hari abatanze ubuhamya mu bugenzacyaha cyangwa muri RIB, hari ababutanze mu bushinjacyaha. Uyu munsi nimba izo mvugo zatanzwe cyangwa se inyandiko mvugo zatanzwe zageze mu rukiko rukabona ko ari nk'ako rwongera kubaza abantu, twumva hatabayeho ikintu cya manipulation cyangwa se cyo kuba habaho influence runaka, twumvaga yuko mu nyungu z'ubutabera byaba byiza bari ahantu bisanzuye hari maître. Ahantu rero hari maître ni mu rukiko, ariko kubera ko umucamanza yagaragaje mu cyemezo cye ko bazabarizwa muri Skype, twaburanaga tugaragaza yuko inkiko ni nyinshi, ariko mu nyungu z'ubutabera binabaye ngombwa ko baproteja cyangwa se bagomba kurinda umutekano wabo nk'uko urukiko rwakomeje kubigaragaza ku busabe bw'ubushinjacyaha, bashakirwa ahandi hatari mu bushinjacyaha. Yego, ubwo rero urukiko rumaze kubisuzuma, ubushinjacyaha bugaragaza yuko ufite département ya protection victime témoin, ariko iyo département nanone urukiko rukavuga ko ruyifite. Twe tukagaragaza tukavuga tuti nimba ifitwe n'urukiko, kuki urukiko nka Supreme Court structure batabifata en charge kugira ngo bijye gukorerwa mu bushinjacyaha, kuko nabona ababuranye nkatwe iyo tugeze mu rubanza nubwo bafite ubushobozi bahabwa n'itegeko bwo gukurikirana ibyaha, bwo kujyana dosiye mu rukiko, ariko icyemezo gifatwa n'urukiko. Tukumva rero urukiko rwakagombye kuba rwabasaba yuko abo bantu bajyana. Rero nyuma yuko urukiko rujya kwiherera, mwabibonye nimba wari uhari presentement rwagiye kwiherera, nyuma yuko rwiherera nyuma y'iminota 15 rwaje rufata icyemezo cy'uko rwemeza yuko abo bantu bagomba kuva hariya bakajyana ahantu hari safe. yego. Ibyo rero kubera ko bitari mu buryo bwa logistique, ntekereza ko babonye yuko bishobora kutakorwa kanya ubwo rukiko rutarwego rufata icyemezo cyo kwimura urubanza kugira ngo icyo cyemezo kizashyirwe mu bikorwa, kuko ari nacyo ufite unarebe nacyo cyemezo umucamanza yari yarafashe. Yego, ntabwo byaturutse rero ko twunganira kuko arafunze, urumva nta nyungu yaba afite yo kutagira ngo ahabwe ubutabera. yego. Hari ikibazo abantu bari kwibaza kuba urubanza rwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid rwari rwapfundikiwe hategerejwe isomwa ry'urubanza cyangwa se urukiko gusoma umwanzuro wa nyuma, ariko nyuma yaho hakaza kuvuga ko hari abandi batangabuhamya. Ibi bivuze iki? mwabyakiriye mute? Ubundi umucamanza njyewe si umucamanza, ntabwo ndi umucamanza, ndi umwavoka wenda wabigize umwuga, ndi umwunganizi wabigize umwuga, wenda nkaba mfite ubumenyi navuga navanye mu bushinjacyaha ko nigeze kuba umushinjacyaha, ariko ngendeye wenda ku bunararibonye navuga ko butari bwinshi cyane mfite, ariko nanone butari butoya mfite muri kano kazi. Ubundi haba hari ibintu bibiri. Umucamanza iyo ari kuburanisha urubanza akarupfundikira, akifuza kongera kurupfundura nk'uko yabikoze kugira ngo abazwe hagira ababazwa cyangwa se hagira abantu abaza, haba hari ibintu bibiri nk'uko nabivuze. Icya mbere ni uko wenda abashobora kuba abona yuko muri dosiye nta bimenyetso birimo,
ariko itegeko rimwemera kuba icyo bita active mu manza nshinjabyaha. Umucamanza bari active, si ukuvuga ko agiye kubishaka nk'ubushinjacyaha, ariko ashobora kubona ko hari ngombwa ko hagira ibyo asobanukirwa neza. Ni ukuvuga ngo swati nta bimenyetso birimo bihagije, cyangwa se birimo ntibisobanutse neza, swati arashaka gucukumbura kugira ngo amenye ukuri nyako, kugira ngo abashe gufata umwanzuro. Yego. Kuba yarabisabye nta gitangaje cyane kirimo, buriya niko yabibonye. Ubwo yumvaga ko ari ngombwa, kuko iyo aza kuba afite ibisabwa byose cyangwa se ibintu bishobotse bishobora gutuma afata umwanzuro amonentendement, yari gufata icyemezo akavuga ati mfashe icyemezo runaka, mugize umwere cyangwa se ndamukatiye bitewe n'ukuntu abibona. Yego. None hari abari kwibaza bati kuba Prince Kid byaratangiye aburana mu ruhame, abantu bafite uburenganzira bwo kuba bakumva uko urubanza ruri kugenda, ariko nyuma yaho bakaza gusaba ko rwabera mu muhezo, na n'ubu rukaba rukomeje kubera mu muhezo. Bavuga ko yaba ari umukiriya wawe ndetse namwe muri mu kumwunganira mu mategeko mutabyishimiye, ibyo byo mubivuga iki? Kutabyishimira sinzi, wenda somo babijyanamo cyangwa se n'uburyo wenda byaba interprete. Urumva iyo wunganira umuntu ureba iki itegeko riteganya. Itegeko ubundi riteganya ko imanza zose zibera muri public, mu ruhame, zibera muri public, zibera mu ruhame, ariko birashoboka ku mpamvu zimwe na zimwe bishoboka ko urukiko rushobora kudesida ko zibera mu muhezo. Ahangaha impamvu njyewe ama intervention twakoze icyo gihe twagaragazaga yuko bitakiri ngombwa ko bibera mu muhezo, kubera yuko abantu baburanishwaga cyangwa se abitwaga ko bahohotewe cyangwa se batangabuhamya bari babahaye icyo bita code, tukumva nta mpamvu rero yari kutubuza kuba twaburanira mu ruhame. Ari nacyo twakomeje kugaragaza, kuko twebwe twumvaga ko byakabaye biri mu ruhame, abantu wenda batinya ko bavuga mu mazina. Tumvaga rero nta mpamvu yabyo, ariko urukiko icyemezo cyafashe nicyo twubahirije. Turakomeza kwizera ubutabera, turizera ko ari ubutabera. Niyo mpamvu dukomeza kwizera kandi tugatanga ubusabe kugira ngo amategeko yubahirizwe. Yego. Wenda ukurikije uko urubanza rwatangiye kugeza ubu ngubu, umunyuzwe n'ubutabera, kuko hari icyaha kimwe bamuhanaguyeho mu gihe mbere byari 3 ni 2. Ubu muravuga iki ku byerekeranye n'ubutabera muri guhabwa muri rusange? Urumva ubutabera ntabwo buratangwa. Ubu ngubu turacyari muri processus yo kuburana. Ubutabera, iyo mvuze ubutabera njyewe ndabyita decision judiciaire cyangwa se icyemezo cy'urukiko, cyangwa se ibyo mumenyere kuvuga ngo barusomye. Yego. Sinzi nimba unyumva. Ubu ngubu turacyari muri procedure, gusa kuba umucamanza nawe mu gufata icyemezo yabonye ko yafashe icyemezo cy'uko bari abatangabuhamya bagomba kuva hariya aho bari kugira ngo bajye ahantu hari safe, ni kigaragaza yuko nawe yabonye ko biri mu nyungu z'ubutabera. So biraduha icyizere, birakomeza kuduha icyizere yuko ubutabera buzatangwa. Yego. Iyo uganira n'umukiriya wawe cyangwa se ku bijyanye, kuko tuzi ko iyo ari uwunganira amategeko ndetse n'umukiriya we bagira igihe cyo kuganira ndetse bagasesengura dosiye yabo, uwo mwanya murabona uhagije cyangwa ntabwo umwanya uhari? Nta kibazo gihari kabisa kuri icyo ngicyo. De toute façon kugira ngo mvugane nawe simvuganira nawe mu rukiko, musanga aho ari kuri gereza, hari uburyo, hari procedure yashizwe uburyo tubageraho. Nta kibazo na gato rwose, uwo mwanya turawubona, nta kibazo. Yego. Nta kibazo, nta mbogamizi ntayo. Okay, urubanza ruzasubukurwa ku itariki 25, ntabwo ari iminsi myinshi, sambi. Twagira ngo tubabaze nkamwe muri ku ruhande rwa Prince Kid mu ngwara mu mategeko, murateganya ko bizagenda bite? Turizera ko impamvu yatumye umucamanza afata icyemezo cyo kurusubika kugira ngo ibyo yategetse bishyirwe mu bikorwa bizakorwa, nicyo twizeye. Hanyuma byakorwa tukitabira iburanisha, abatangabuhamya bakabazwa bitewe n'ibyo urukiko rushaka kumva, rwabona ko ari ngombwa ko uwo twunganira agira icyo abivugaho nawe akagira icyo abivugaho, cyangwa se ubushinjacyaha yabona ko ari ngombwa ko rubazwa ibindi bibazo nawe rukagira ibyo rwabazwa, cyangwa se uwo nunganira
hanyuma tugategereza icyemezo cy'urukiko nyine twizera ko ubutabera buzatangwa. Yego turabashimiye Maître Nyembo Emeline ku mwanya muduhaye, murakoze cyane. Murakoze namwe, mugire umunsi mwiza. Merci. Yego, bye. Bye.